Abankurikiye nongeye kubasuhuza, amazina yanjye nitwa Subika Sam, nkaba ndi umurezi, nkaba ndi umusesenguzi ndetse nkaba ntanga n'ibiganiro hano kuri YouTube bigaruka ku bumenyi bugiye butandukanye. Nkaba rero mba ngira ngo twungurane ibitekerezo hasi muri video, wandikemo icyo utekereza kuri iyi video, icyo mwifuza yuko twaganira cyangwa se ibyo mwumva wenda twagenda dukosora. Nkaba rero mbasaba kugira ngo ibiganiro bizajye bigera ku bantu benshi, ari uko mwabisangiza abandi bantu cyangwa se ukazajya ukanda aho hepfo ukiyabonesha ahantu ukazogera kuri subscribe, kugira ngo mu gihe naba ngisohoye uzajye uhita ukibona ku buryo wahita ucyumva. Uyu munsi rero turagaruka ku kindi kiganiro gishya, ni byiza cyane biteye amatsiko, ariko mbanje gushimira abantu bagaragaje yuko bayitabiriye, ndabashimira cyane abankurikiye, abakanze subscribe, abiyabonesheje kuri chaine yanjye ndabashimiye, n'abagerageje kubireba ndetse bakanabisangiza n'abandi. Ubwo rero ibiganiro byari byabanje nk'icyo nashyizeho ejo kuri tariki 31 cyagarutse ku mibereho y'abantu, imibereho uko yagiye ikura n'ukuntu ubuzima bwagiye buhinduka, umuntu akareka kuba umuntu ugenda ahiga, noneho bikarangira abaye umuntu utuye ahantu hamwe, uba mu mijyi, bitandukanye n'uko umuntu wa kera mu myaka amamiliyoni ashize yabagaho ubunyamaswa, utamutandukanya n'izindi nyamaswa, abaho ahiga, abaho asoroma imbuto. Ibyo byose mwarabyumvise, ndetse urwo rugendo rwo guhindura imibereho rwajyanaga n'urugendo rwo guhindura imiterere ya muntu. Twabonye uko umuntu yari ateye mbere, umukurambere wa muntu nuko yagendaga ahinduka. Ubwo mushaka kongera kubyumva cyangwa se kubisangiza abandi, mwasubira kuri video yabanje. Icyiciro cya nyuma mu buzima bw'umuntu ku byerekeranye n'iterambere nicyo cyitwa Neolithique, cyangwa se igihe umuntu yatangiye imibereho igezweho. Neolithique twabonye ko ari bwo hatangiye umuntu yatangiye kubaho ubuzima buteye imbere, ndetse anatangira ubuzima bwamutandukanyaga n'abandi bari baramubanjirije. Muri make yahatangiye icyo bita civilisation, uburyo buteye imbere bw'imibereho. Uyu munsi rero turareba n'iki kiganiro, tugiye kuganira turebe civilisation ni iki, civilization ni iki. Mu rurimi rw'icyongereza ni civilization, noneho mu gifaransa babyita civilisation. Civilisation biva ku ijambo ry'icyongereza byitwa to civilize. To civilize, nk'abazungu baza gukoloniza Afurika bari bafite gahunda ndende. Muri izo gahunda bari bafite harimo gahunda nyamukuru yitwa ngo to civilize, cyangwa se guha uburyo bw'imibereho aho babaga bagiye gukoloniza, cyane cyane muri Afurika, kuko batekerezaga ko Abanyafurika yenda badateye imbere cyane mu mibereho, cyangwa se
batabayeho uburyo bwiza bumeze nk'ubw'abanyaburayi, rero bari bafite gahunda ya to civilize. Ubwo ni urwo rugero nari mbahaye yenda rw'icyo bisobanuye. Rero iyo bavuga civilization ni uburyo abantu aba n'aba babaho mu nzego zitandukanye, batandukanya n'abandi. Ni ukuvuga itsinda ry'abantu riri ahantu runaka cyangwa community y'abantu iri ahantu runaka, iyo yahisemo uburyo bw'imibereho bwabo bubatandukanya n'abandi, ubwo ni ukuvuga ngo baba bafite civilization yabo, bafite uburyo bwabo bwihariye babayeho. Nk'urugero nk'iyo dusomye muri Bibiliya itwereka yuko tuvuze wenda nko mu bitabo bibanza 5 biriya byanditswe na Mose, bavuga yuko Abanyayisiraheli hari uburyo babagaho bwabatandukanyaga n'abandi bantu bari baturanye cyangwa se n'abandi bantu bari baraha bakikije cyangwa se n'aho bari baragiye mu bucakara. Hari uburyo bari babayeho. Nk'urugero wenda nk'Umunyayisiraheli cyangwa Umuyahudi ntabwo yaryaye ingurube. Ingurube ubwayo abaterya mbabarire, kuyirya nta kibazo, ntacyo biteye ugendeye ku byerekeranye n'ubuzima. Ingurube ntacyo itwaye, ariko Abanyayisiraheli bari bahisemo kutayirya, cyangwa se kugira ngo Imana babwire yuko bagomba gutandukana n'abandi, babaga bagomba kugira imibereho itandukanye n'iy'abandi, cyangwa uko bitwara gutandukanye n'uko abandi, kutarya ingurube. Ubwo ni urugero nari nguhaye. Ubwo ni ukuvuga ko bari bafite civilization itandukanye n'iy'abandi, bari bafite uburyo bw'imibereho butandukanye n'ubw'abandi. Civilization rero none twayivuga ko iyo itsinda ry'abantu runaka cyangwa se ahantu hageze ku iterambere runaka ribatandukanya n'abandi, bakagera ku bintu bahimbye by'iterambere mu rwego rwa tekinoloji, mu rwego rw'umuco, mu rwego rw'ururimi, mu rwego rw'ubukungu, bakagera ku iterambere ryabo bihimbiye cyangwa se babona yuko bari avance kurenza abandi, ibyo nabyo babyita civilization. Ugiye rero ureba nk'amasivilizasiyo akomeye menshi yagiye abaho muri antikite ni igihe cya kera cyane cyabayeho amasivilizasiyo menshi. Antikite ni ukuvuga ni igihe inyandiko zavumburiwe muri 3 ahagana muri 3 mbere ya Yesu, kuza ukagera muri 476 nyuma ya Yesu. Icyo gihe cyose ni bacyita antikite. Rero ayo masivilizasiyo yabayeho yari atandukanye, nk'Abanyamisiri, nk'Abanyamezopotamiya, nk'Abaroma, nk'Abaheburayo. Ayo masivilizasiyo yose saba gusa kuko hari amatsinda y'abantu bari bafite imibereho iteye imbere mu gihe cyabo, babashije kugera ku bintu bihambaye utakwiyumvisha cyane, kuko civilizasiyo iyo tuyivuze ni ikintu kigari, ntabwo ari akantu gatoya, ni ijambo rimwe, ariko civilizasiyo ikubiyemo ibintu byinshi, ifite ibiyigize component. Iyo tuvuze civilizasiyo twumva ibintu bitandukanye, ariko nababwira yuko icya mbere twumva ari ibyerekeranye n'iyobokamana. Iyobokamana ni iki? Civilizasiyo iyo tuyivuze twumva iyobokamana. Iyobokamana ni uburyo abantu runaka bafata ibintu bo batumva cyangwa isi ihishe. Abantu benshi batangiye ibintu by'iyobokamana bitewe n'ibintu byinshi babaga badasobanukiwe. Ibyo babaga badasobanukiwe n'ubwenge bwabo, bagahita
bavuga yuko hari ikindi kintu kibigenga, icyo kintu kindi kintu kibigenga kibarenze cyangwa supernatural nicyo bitaga Imana. Abantu batangiye kwibaza ibibazo bitandukanye ku byerekeye n'ibintu babonaga bibakikije, nk'urugero nk'inkuba, amapfa, izuba, imvura, ukwezi, ibintu nk'ibyo. Bakibaza ibibazo byinshi byerekeranye n'ibyo bintu bibakikije cyangwa se n'ubuzima muri rusange. Rero abantu bagendaga babona ku buryo butandukanye ikintu runaka, nk'urugero yenda hari amasosiyete amwe n'amwe, iyo umubyeyi yabyaraga impanga bavugaga yuko ari ibintu bidasanzwe, bavugaga yuko ari imana zabasekeye, ariko nyuma biologically byaje kugaragara yuko impanga ari ibintu bisanzwe. Cyangwa se n'ukuntu abantu bafataga urupfu cyangwa ukuntu abantu bafata urupfu, amatsinda y'abantu runaka agenda afata urupfu ku buryo butandukanye. Nko mu Rwanda bavugaga yuko iyo umuntu apfuye ataba apfuye burundu, hasigara umuzimu we. Uwo muzimu rero niyo mpamvu bamutserekereraga, kimwe n'idini ya Gikristo yo yavugaga bitandukanye, avuga ko iyo umuntu apfuye agenda nyine burundu, ariko roho ye ikajya mu ijuru cyangwa ikajya kwezwa muri purigatori, noneho nyuma Imana mu gihe cy'izuka noneho roho ikazongera ikazuka igahura n'umubiri. Ariko abanyarwanda bavuga ko iyo umuntu apfuye nyine umubiri ugenda ariko umuzimu we uba uhari, niyo mpamvu habagaho guterekera kugira ngo bagushe neza abazimu. So urumva yuko yaba civilisation y'u Rwanda rwa kera na civilisation y'abakristo babona urupfu ku buryo butandukanye. Niyo mpamvu rero ibintu by'amadini cyangwa se iby'iyobokamana ari ikintu cy'ingenzi muri civilisation. Iyo tuvuze civilisation nanone ikindi kintu twumva ni ibigendanye n'ubukorikori ndetse ari na architecture, ibintu by'ubukorikori bijyanye n'ubukorikori. Abantu bafite uburyo butandukanye, amatsinda y'abantu runaka bafite ukuntu ateza imbere ibyerekeranye n'ubukorikori bwabo. Amasivilisation yagiye abaho yari afite ubukorikori bugiye butandukanye n'abandi, badekora gutya ugahita uvuga ati wenda ni aba bantu runaka, badekora uku nguku ukavuga ati ni abantu runaka. Nk'urugero nko mu Rwanda ibintu by'imigongo ni umwihariko w'abanyarwanda, ntabwo ari umwihariko w'abanya-Israel cyangwa se w'abanya-Mesopotamiya. N'abanyamisiri bafite ukuntu bafite art, ibintu byabo bya art ndetse na architecture bitandukanye n'iby'abandi, bari barabiteje imbere. So ubwo rero murumva ko iyo tuvuze civilisation nanone icyo kintu nacyo ni ngombwa. Civilisation igizwe nanone n'ibyerekeranye n'umuco. Umuco ni iki? Umuco ni uruhurirane rw'imyitwarire, imigirire, itsinda ry'abantu aba n'aba bafite ribatandukanya n'irindi tsinda ry'abandi, cyangwa se imigirire n'imigenzereze abo bantu bashobora kubaho, ntibashobora kuba batayifite, kuko ariho sosiyete iba ishingiye kuri iyo mico n'imigenzereze. Rero umuco ni ikintu cy'ingenzi muri civilisation, kubera yuko imico y'abantu iratandukanye kandi nta muco mwiza, nta n'umuco mubi ubaho, kubera ko ushobora kujya
nko muri sosiyete runaka y'abantu runaka, ukabona mwebwe ibyo mwita byiza, abo bantu bo babifata nk'ibintu bibi, cyangwa se bo mwebwe ibyo mubona bibi bakora kuri bo ari byiza, ari umuco wabo, kuko nyine niko bamye, niko sosiyete yayo bategeka, uwo muco nyine nicyo kibaranga, niyo identite yabo. Hari ahantu, hari ibihugu runaka cyangwa se amatsinda y'abantu runaka, nk'umubyeyi abyara, aho kugira ngo umugore abe ari we ujya ku kiriri nyine nk'ibisanzwe mu muco nyarwanda, noneho umugabo akaba ari we ujya ku kiriri. Ubwo rero muramutse mubyumvise nko mu Rwanda mwakumva ari sakirirego, nabo baramutse baje mu Rwanda bakabona umubyeyi yabyaye, umugabo ntacyo bimubwiye arimo aragenda atajya ku kiriri, nabo bakumva ari ibintu bidasanzwe. Ibyo rero nibyo bita culture shock. Indi component ya civilisation nanone iyo tuyivuze twumva ibyerekeranye na politiki cyangwa se ubuyobozi n'imiyoborere. Abantu batandukanye, amasivilisation yagiye akomera yari afite ubuyobozi n'imiyoborere biteye imbere, nk'uko babaga bafite uburyo bo babitegura, ugasanga iyo miyoborere abaturage barayikunze kandi ariyo bakoresha kugira ngo babashe kugenzura sosiyete. Yabaga itandukanye, ntabwo imiyoborere y'amasivilisation yose ntabwo yabaga itandukanye, ntabwo yabaga ihuye. Bibiliya nkunda kuyireferaho cyane kubera yuko Bibiliya niyo soko y'ubuhanga bwose. Nk'abanyayisirayeli bwa mbere ntabwo bari bafite umwami, mu mizo ya mbere ntabwo bari bafite umwami, babagaho bayoborwa n'abapatriarishe, abantu b'abacamanza, noneho nyuma baza gusaba umwami. Iyo sisiteme rero y'imiyoborere Abisirayeli bari basabye yari itandukanye niyo bari bafite mbere. Iyo sisiteme y'ubwami yari ifitwe n'andi ma kingdoms yakikije Isirayeli. Imana nabwira ati okay, nta kibazo, niba mushaka kumera nk'abandi nta kibazo, umwami ndamubahaye, ariko ibyo birabareba. Sisiteme iyo politike y'amasivilisation iba itandukanye, nk'uko nguhaye nyine urugero rw'abanyayisirayeli. No mu Rwanda, uko mu Rwanda byari bimeze byari bitandukanye n'izindi kingdom byari bitura byo mwaka karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda hari umwami, umugabekazi, abatware, abiru, ibisonga, ibirongozi, sisiteme ukuntu yari igiye yubatse. Ariko nko muri Buganda siko byari bimeze, nabo bari bafite sisiteme yabo kandi iteye imbere kandi ikomeye, bose bashobozaga kuyobora. Rero ibintu bya politiki y'imiyoborere niyo nkingi ikomeye cyane mu kugira ngo civilisation ikomere, mu kugira ngo civilisation runaka ishinga imizi, igomba kuba ifite sisiteme y'imiyoborere itajegajega. Civilisation none iyo tuyivuze twumva ibyerekeranye n'ubukungu, economy, uburyo abantu bakoresha kugira ngo babeho, uburyo abantu bakoresha kugira ngo bitunge, uburyo bwo gucuruza, uburyo bwo guproducinga, uburyo bw'imibereho y'abantu ya buri munsi. Amacivilizations atandukanye ntabwo yari afite ubukungu, icyo ubukungu bwari bushingiyeho ntabwo byari bihuye bitewe n'aho bisangaga. Ubukungu bwawe bushingira ahantu n'ubundi wisanze. Ntabwo waba uturiye amazi ngo uvuge yuko uzahiga, ariko umuntu uturiye ishyamba we ubukungu bwe bushingiye mu guhiga. Iyo uturiye amazi magari uba ufite amahirwe yo gukora ubucuruzi
n'indi migabane se cyangwa se ibihugu bya kure mukora ubucuruzi bwambukiranya amazi. Iyo uturiye ahantu hari ibisambu n'iki, uba ufite amahirwe y'uko ubukungu bwawe bushingira kuki? Ku buhinzi, akaba ari cyo bushingiraho. Abantu rero batandukanye bagiye batera imbere, amasivilisasiyo atandukanye yagiye ashingira ubukungu bwayo bwo bitewe n'ahantu bitewe n'ahantu environoma yari iri. Abantu babaga begereye inyanja nyine urumva nta yandi mahitamo, uko habaga ari ukuroba, uko habaga ari ubucuruzi bwambukiranya inyanja, nta yandi mahitamo babaga bafite. Ubukungu rero ni ikintu cy'ingenzi muri kugira ngo civilisation ikomere. Mu Rwanda kubera ko tutari duturiye inyanja, wasanga ubukungu bwacu nta kintu na kimwe bushingiyeho wavuga ngo ni iki cyonyine. Usangaga bakora ubuhinzi, ubucuruzi, ubukorikori, ubuhigi, ubuvumvu, gutyo gutyo. Kubera yuko nyine babaga bisanze nyine ahantu hashobora kuba byose babikora. Component ya nyuma rero ya civilisation ni sosiyete. Ibanziriza ya nyuma ni sosiyete cyangwa se imibanire n'imibereho by'abantu. Sosiyete ni ikintu cy'ingenzi cyane kubera yuko umuryango mugari w'abantu utangirira mu muryango mutoya. Umuryango mutoya rero ni urugo. Rero sosiyete ni imibanire n'imibereho by'abantu. Civilisation zose zabaga zifite ukuntu sosiyete zabo zubatse, ku bigendanye na hierarchy, ko bagenda bakurikirana ati wenda abari hejuru ni aba ngaba, abakurikira ni aba ngaba, kandi buri wese akabaho yishimiye. Ntihagire umuntu winuba ku cyiciro sosiyete yamushyizeho, haba sosiyete ya patriarche usanga abagabo aribo bafite ijambo, abagore n'abana nabo bakishimira, nabo babaga bafite ibindi bakora cyangwa se ikindi cyiciro babarizwamo kandi nabo bagatanga umusanzu mu iterambere. Sosiyete uko zubatse nyine kuratandukanye bitewe n'abantu, bitewe n'ahantu. Component ya nyuma rero ni territory. Territory ni ahantu nyine geographique iyo civilisation nyine iba yisanga nyine abo bantu bari, abo bantu aho bisanze civilisation yabo yubatse, naho iri ni component nyine ya civilisation, kuko civilisation ntabwo yubakirwa ku kirere, yubakirwa mu kirere. Nuko wavuga igihugu nyine kiba gifite ubutaka n'abaturage, na civilisation rero kugira ngo ibeho iba igomba kuba ifite ahantu yidevelopye, ahantu runaka hagaragara ku ikarita. Nuko uko bimeze. Civilisation za kera zikomeye zagendaga zibarizwa hafi y'inzuzi ngari, hafi y'imigezi, inzuzi, nk'abanyamisiri, nk'abanyamezopotamiya, ndetse n'izindi civilisation zo muri Aziya nk'abahindu, nk'abashinwa. Izo civilisation zose zabarizwaga hafi y'imigezi, hafi y'inzuzi. Kubera iki ariho zibandaga ku nzuzi? Kubera yuko buriya inzuzi zabaga zifite imimaro myinshi. Cya mbere ni ubuhinzi. Urebye nk'abanyamisiri, unasomye no muri Bibiliya, usanga ko bakoraga ubuhinzi mu kibaya cy'uruzi rwa Nili. Uruzi rwa Nili rufite akamaro cyane. Akamaro ka mbere bwari ubuhinzi. Iyo usomye no muri Bibiliya ubona ko bahigaga ibihingwa bitandukanye, imboga, ingano. Urumva rero iyo bajya kure ya Nili,
ubuhinzi ntabwo bwari bugukunda. Bisungaga Nili n'imijyi yabo myinshi yari yubatse ku nkengero za Nili, ndetse n'ubuhinzi babukoraga buhiza amazi aturutse mu ruzi rwa Nili. Ni ukuvuga ngo umugezi wari isoko yo kuvanamo amazi atari ayo guhinga gusa, ahubwo nanone ari no gukoresha mu ngo. Umugezi nanone inzuzi bazisungaga kubera uburobyi birumvikana, ndetse bakanazisunga bitewe n'uko bashaka kubona ibikoresho by'ibanze, haba mu bwubatsi. Urabona babaga bashaka ibumba ryo kubumba amatafari, babaga bashaka amazi yo kubaka, ndetse n'ibyatsi. Ahandi rero byari kuva ni ahantu hakikije izo nzuzi. Inzuzi rero zoroshyaga ibintu byerekeranye n'itumanaho, kuko iyo washakaga kuva ahantu ujya ahandi, kuva mu mujyi umwe ujya mu wundi, wakoreshaga ubwato. Ubwo bwato bwanyuraga muri urwo ruzi. Niyo urebye imijyi minini yo mu Misiri imyinshi yubatse ku nkengero za Nili. Iyo uva mu mujyi umwe ujya mu wundi rero ntabwo ukoresha umuhanda, icyoroshye ni gukoresha inzira y'amazi. Amazi rero yoroshyaga uburyo bw'ubwikorezi. Ikindi, iyo migezi, ayo mazi, izo nzuzi zakoraga nk'ubwirinzi, kubera yuko wasangaga hamwe na hamwe izo nzuzi ari nka frontiere. Nta muntu waturuka hakurya ngo abatere kwambuka uruzi, byamugora, bamubona bagahita bamwivuna hakiri kare, kubera ko uruzi rwabaga ari nyirantarengwa. Nk'urugero nk'abaromani, Danibe ntabwo bari kuyambuka mbere y'uko uriya Julius Caesar afata icyemezo cyo kwambuka Danibe akajya mu Budage. Danibe yari yarabaye nk'aho ari nyirantarengwa y'uko abaromani batakwambuka ngo bambuke hakurya. So n'izindi civilisation rero zafataga izo nzuzi nk'ahantu h'ubwirinzi, nk'urukuta karemano rwo kwirinda abantu babaga bari guturuka hakurya. Inzuzi nanone zabafashaga gukoreraho imigenzo y'amadini. Imigenzo y'amadini yakorerwaga ku nzuzi. Niyo mpamvu amasivilisation menshi yisungaga gutura hafi y'inzuzi. Nk'urugero nk'abahindu, idini ry'abahindu rifite uruzi rwa hariya mu Buhinde, uruzi rwa Gange. Ni uruzi rufite isoko muri Himalaya hejuru, ariko guhera ku isoko usanga abahindu bakorerayo imigenzo y'idini. Barufata nk'umugezi mutagatifu, bafata nk'umugezi wera. Ntabwo ari abahindu gusa, n'ubu baracyafata nk'umugezi urwo ruzi nk'aho rwera, ahubwo na Nili abanyamisiri kera bayifataga, baranayisengaga kuko babonaga yuko ari impano y'Imana yabihereye. Niyo mpamvu rero bayisungaga kugira ngo bahakorere iyo migenzo y'idini. Bantu mwari munkurikiye rero, ndabashimiye ukuntu twabanye mugakurikira kino kiganiro. Nabibutsaga yuko haramutse hari ikintu ushaka kumbwira wagishyira muri commentaire, kandi kugira ngo ibiganiro bizajye bigera kuri benshi, ndabibutsa gukora subscribe ndetse mugasharinga
no ku nshuti zanyu, kandi kino kiganiro nakagaruka. Mwari kumwe nanjye ukibagezaho Sam Subika. Ciao.